Smile, ubusa umwaka nurangiye. Urarangiye nyine undi se wo nugiye gutangira. Byose nibyo uhora witwaza. Reka sindi umugenga w'ibihe. None se mu mugenga w'ibihe, nk'igihe kingana gute yaguha ukaba ugeze ku ntego wari warihaye. Cyakoza nk'imyaka 4. Kanira umugera kusha uziko wateze. Dutangiye no mwaka se wambwiye ko no mwaka ugomba kurangira dufite imodoka. Yego. Usiparitse. Iraparika nani yihari se. Wakamenye se ukagabanya ubugoryi ukareka tugafokasinga ku kazi kacu. Ariko ngiye ntabwo ibyo nabyanze. Barabyemeye se udufite. Inzu yacu tubaho. Tutishyura ku kwezi se. Oya turayishyura. Aya turayishyura. None se nyakse ubu ko kuno mwaka udusiga gutya. Reka ngiye sindi mu burasigo ko wabasanga. Ngaho rero tugira icyo dukora. Ikindi se ubu nugutangiye tukiba ibintu bihenze gusa. Tuzajya tubona ibiciriritse se byo tuzajya tubireka. Ikindi nicyo gituma tutanakira. Nise wazahora wiba imyenda bikazarangira he. Usiga ufite iduka ryayo. Ubwo ngari mugize umukiriya mu wowe wibye. Si ukumubwira ko uruganda atari we mwenda we wonyine rwakoze se. Kumva ko yahita byumva se. Utabyumva ngamureka nkahita mfunga iduka. Ukabura muhimbi. Oya nkabanda hombi. Nakubwira ngo umukureke twiba ibintu bigaragara ugenda nyakisura umugome. Mabeshya se nyine ubwo si ubugome. Ako ubugome bu. Umuntu kuba afite smartphone ukamwiba televiziyo bitwaye. Ni iki yakenera kureba kuri televiziyo atarebera muri telefone kaho ubwo abona umurengwe tuba turi kubakiza. Wajya ubareka se bakirengererwa ko n'undi nibapfa bazabisiga. Ubu raho utegereje umuntu uzapfa akagusigira imitungo. Yego. Umuryango wanyu se buriya n'inganda utegereje ra. Anko wanjye. Niwe mukire mu muryango wanyu wose. Yego pe niwe mukire wa mbere muri famille. Atunze iki se? Yego inzabamo arayikodesha. Ariko waragufitiye ikintu cyiswe ikarito ya biscuit curuza. Ndakurahiye napfa nzahita nyegukana. Nyokoro macuruza ikarito ya biscuit. Yego. Niyo hanze amaso muri make. Pe naho uzayinanga naramuka atanze imihoho. Cyakoze Smile reka nkubwize ukuri. Nabaho nakitwa Nyakse dore maze imyaka 7 mu mwuga wo kwitiza iby'abantu. Ngo nyine umwuga wo kwiba. Ubwo nakora n'igicucu kuko sinumva ukuntu aho kujya ngo ukura amaboko mu mufuka wiba ibintu byinshi yicanga utegereje ngo ibintu by'abazaba. Kuko byo nangaru biba bifite. Aho watangire kwiba se wafashwe kangahe? Na rimwe. None se ubwo bufite n'ubwiki. Guko umunsi wa 40 ushobora kutugerera. Ugize se bakadufunga tugatoroka byo bitwaye. Watorotse kangahe se wo? Shireshatu. Utoroka gereza ukaza ugakomeza ubuzima. Vuga uti nkatoroka nsizi nanibye muri gereza. None se ujya mu cyayi kandi turamo si icyo nibyo ari konse wacu hari imageragere. Kandi uraryama ugasinzira. Nkanagona ahubwo weva mu bikiro uri kinzo zacu tuzigira impamo. Erega n'Imana iri kumwe nawe. Imana sibana n'abanyabyaha. Cyane ahubwo erega n'ijambo ryayo riravuga ngo yanga icyaha ni yanga abanyabyaha. Ndetse ibyo bintu biranditse muri Bibiliya. Nuko umurongo nawe wibuka neza. None se ko numva Imana yaba yaraduhuhiyemo. Sino guhamo gusa. Yanazemo na bya serwakira ahubwo. Nyakse ngaho mbwira gahunda. Uburyo ku kwezi kwa 12 tukubyaza umusaruro. Banze nyemere kuko kwezi kugomba kurangira dufite inzu n'imodoka byacu bwite. Use byashoboka. Oye vuga uti ndabyemeye, mwereke ko bishoboka. Uke ndabyemeye. Umunsi turarana imodoka. Bivuze ngo tugiye kwiba ibintu biravamo amafaranga yo kwikodesha. Oya, yo kuyigura. Turashize none. Cyo nashaka no kwiba imodoka nyirizina kuko byo byadukurikirana. Witeguze tugende. Ntaribi. Ahubwo ndabona nyine no kwiba n'udusiripa. Ibinambara birenje ndi iwanje.